bakunda Ubwenge TV kandi bakunzi ba Mos TV. Izo platform zose ziri hano kugira ngo tuganire, turabasuje mwese kandi tubiyegereza amahoro y'Imana nawe kumwe mwese, kandi tubifuriza gukomeza kuryoherwa n'intangiriro z'umwaka wa 2025. Uracyari mushyashya rero muzagira ishyo n'ihirwe, nicyo twatangira tubifuriza tubiyegereza mu kiganiro cyacu. Ngiye muza amagambo ni Andora Maherezo Emmanuel, ariko turi kumwe n'umukozi w'Imana mumenyereye cyane kuri Ubwenge TV, Mos TV muramukurikira. Mvuze ko yasizwe ntabwo naba nzanye ibikabyo bya abantu b'iki gihe, kuko twaramuberetse kuri Ubwenge TV igihe asengera umuntu afashwe na dayimoni kubera icyigisho yari afite. Noneho byose twarabiberetse, muze kunyarukiraho murabibona. Yego rero tugize ubuntu, tugira ubuntu n'Imana bwo guhura nawe nanone ngo yongere atuganirire. Navuga ko ari nko kutubwira ikijuru ririmo gutangaza turi bugendereho muri uyu mwaka. Tekereza kutoroshye. Yego, ngise gutyo naba nihuse, nambigoretse ya ntabwo nambigoretse, abaho bigoretse kuko uyu mwaka dufite amakuru. Ariko tubanje gusuhuza abakunzi bakunda ubwenge ndetse n'abakunzi ba Mos TV. Yes. Ntabwo tuza hano kugira ngo abantu batubone, ahubwo tuza kubera rya shyaka Bibiliya yavuze ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandya. Tuzanwa n'iryo shyaka, tukazanwa nuko dukunze umurimo w'Imana, urukundo dukunze umurimo w'Imana. Tuboneraho no gushyira abantu mu mucyo. Abantu benshi bazi ko hari izindi nyungu z'amafaranga tubona, ahubwo twe dushoramo cyane rwose, dushoramo ubushobozi. Nge kuva naba kuri Mos TV n'abatari babizi ko ari yanjye babimenye, kuva nayibaho sindabona igiceri n'ik'ibihumbi 10, ahubwo nge ndayashora kuva natangira. gusa 10,000 ntukabije, ahubwo urumva ufite harya abasabu imaze kugira 2,390 n'abafite 10 baba mu bintu bya religion by'iyobokamana. Ntabwo 10,000 bayabona, ntayo babona. afite abasubscribers 10,000 ayo ntibayabona. Kuko abantu binjiza YouTube channel zinjiza amafaranga, ugize neza abantu banabimenye, zinjiza amafaranga bitewe n'inkuru zisohoka uko ari izarizo. Yego, n'abazireba aho bari. Izi nkuru ziyobokamana rero ntabwo abantu benshi bazikunda, zikurikiranwa n'abakunzi b'umusaraba wa Kristo. Abo rero abenshi kuko twebwe ntabwo twiyemeje cyangwa ntabwo twemeranyijwe n'umutima gutwika cyane. Twiyemeje kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Icyakora twe dushima Imana ko ari imwe mu nzira Kristo yaduhaye yo gutangazamo ubutumwa bwiza, kugira ngo urushya aruhuke. Tubwire abantu ko hari Yesu ubohora, tubwire abantu ko hari inzira yo kubohora umugenzi, tubwire abantu ko hakiri uburyo bw'Imana. Rero nitwa Revera Pasiteri Moise Sindayigaya. Ndabashimiye abantu bari kuri Kunda Ubwenge, bari kuri Mos TV. Babwire ko dufite message y'Imana. Iki gihe ntabwo cyoroshye. Dusoza umwaka Imana yavuganye natwe, tubwira ibintu 3 bikomeye. Icya mbere, yaratubwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo kuyungurura. Uyu turimo dutangiye ni umwaka wo kuyungurura. Biravuze ngo hari ibintu Imana izayungurura. Ntabwo tuzi ngo ni ibiki, ntabwo tuzi ngo ni bande, ariko hariho abantu mu kuyungurura. Kandi Imana ivuze ngo ni uwo kuyungurura. Ntabwo Imana izaza kuyungurura imyumbati, izanyuza akayunguruza mu bantu. Rero ntabwo tuzi ngo izayungurura iti. Ushobora kuyungurura ibintu wari ufite wishingikirizaga, kabiyungurura ugasigara ubona ko nyine nta gikanganye kikirimo, cyangwa mu buryo bundi, kuko Imana ntibeshya. Kandi mbonero no kwisegura ku bantu iyo tubivuze gutyo bagira ngo ni ugutera ubwoba, ariko nta nyungu dufite mu gutera abantu ubwoba, kuko turi abakozi b'Imana. Kandi hirya y'ibyo turanajijutse, twagiye mu ishuri turiga, tuzi neza ibikwiye kuvugwa n'ibidakwiriye. Tuvuze rero ukuri kw'iki Imana yavuze, kandi ntabwo ariko tuzabikora. Nta kayunguruzo tuzafata, nta terabwoba tuzashyira ku bantu,
nta nubwo twifuza yuko abantu banyura mu kayunguruzo, ahubwo twifuza ko abantu bahindukira ntibayungururwe kandi baraburiwe. Imana niba ivuze abantu bakwiye kumva bakagarukira aho ngaho. Imana itubwira ijambo rindi rya kabiri, iratubwira ngo agakiza kagiye kongera kuryoha, kuko buri wese icyo yagaburiye kigiye kubyibuha. Icyo umuntu yagaburiye kigiye kubyibuha. Ngo rero icyo wagaburiye nyine cyangwa icyo uri kugaburira itegure ko kigiye kubyibuha. Nikibyibuha kikagorowinga, byanga bikunda kizimanifesta mu buryo bw'ishusho cyangwa mu buryo bw'ibikorwa. Kimwe nuko umuntu iyo ari umuhanga ari umunyabwenge bamubona mu bintu bibiri, abonekera mu bikorwa no mu mvugo. Ahandi hantu ubwenge bw'umuntu bushobora kugaragarira, uzi ko hari ahandi ahatubwira, ariko ubwenge aho buva bukagera bubonekera mu bintu bibiri, ni mu mvugo no mu bikorwa. Ushaka kugaragara ko Kristo yamubambiwe akamubera umwami n'umukiza, abigaragariza mu mvugo no mu bikorwa. Ushaka kugaragaza ko yagiye mu mashuri akiga kaminuza akagera kure, nta handi abigaragariza, ni mu mvugo no mu bikorwa. Aha rero nshoboneraho kubwira abantu ngo abantu ntibongere kwigaburira abadayimoni. Ego umuntu wese kigiye kirababaje, abantu ubona bagenda ukuntu, ariko Imana ishimwe ko turi imbere yayo. Ahari nidukomeza tuvuga gutya, ngejo buri nabwiye abantu bambajije bati ariko umushumba kutaya tukubona kuri iyi mihanda, ngo bayita ngo ni imihanda bati ko tutajyaga tukubona ku mihanda, icyaguteye kuyizaho. Ndababwira ni nabonye ibikorwa ibizira bikabije kuba byinshi, kandi nsanga ntazavuga ubutumwa ku bantu twegeranye gusa, nsanga nanjye nkwiye kuvuga wenda namanura akabona ishusho y'urukozasoni, ahari namanura nanjye aze kumbona amubwira ntigarukira aho Yesu aragushaka, bizatuma mu 10 bari kuyoba hagira 3 bagaruka kwa Yesu. Ngiye intego ikomeye inatuzana hano, ngiye intego ituraza ishinga, ngiye impamvu ituma tunanirwa gusinzira n'ubushobozi dufite tukabushoramo. Ngewe njya nkunda kubwira abantu ngo icyo ni ikintu abantu bakwiye kwitondera. Icya gatatu Imana yatubwiye mbere yuko tuza kwinjira mu ntego yacu. Ukiri aho ngaho ahubwo numvaga tugiye kuganira, ariko ndimo ndakururwa n'ubu buhanuzi. Twemerere udusengera Imana, ahubwo winjire muri uwo mwuka. Tushaka undi mwanya w'ikiganiro, ariko aka kanya winjire muri uyu mwuka kuko ndumva nkururwa nawe. Mwami Yesu, dufashe twe tugiye kugabura ibyawe, n'abagiye kumva ubarinde gukerensa. Ijambo ryawe ryinjire mu matwi no mu mitima, rihindure kandi uririnde ko ryacuyuka, uruhindure isoko ikiza ubugingo. Natwe turabagaragu bawe, twemerere Mwami, natwe turakwemere kugira ngo dukoreshe ibyo ukwiriye n'ibyo ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze. Nari nyivuga none nigushyireho kwinjira ikigisho. Nari nyivuga impamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu yatumye cyangwa se Imana yatubwiye ikomeye, nayo narayitinye cyane, ariko mbona kuyivuga abantu bazayumva cyane, ariko birabasaba kugira ngo abantu bagire amatwi yumva Imana inshuro zirenga imwe, cyangwa se abantu baguke bagire umutima wagutse ku rwego barenga urwego bariho. Icyo mvuze ni iki? Ni ukuvuga ngo Imana yaratubwiye ngo abantu bataye ubuhanuzi bwa nyabwo, basigarana amatongo y'ubuhanuzi. Amatongo y'ubuhanuzi, murumva ahantu hahoze inzu hari ibisigarira, hari ibisigaratongo. Abantu ngo bari kumva ibisigaratongo kubera ko Umwuka Wera ngo yagiye abona abantu bakomeje gukora ibizira, ahitamo kubahunga. Abantu rero nabo banga kuva mu kibuga ngo bemere ko batsinzwe, ahubwo bemera gukomeza kurambarara ku bidafite umumaro no ku buhanuzi butari bwo bupfuye. Bemera guseriva iryo gaburo ridashyitse. Ariko Imana ibitubwira, yaratubwiye ngo abantu bazi ubwenge muri iki gihe womatane n'Imana, kuko uyu mwaka umuntu uzabana n'Imana azabona Imana bundi bushya. Iyo sengera itorero,
sengera umuryango, sengera igihugu, kuko igihugu kitameze neza n'uyu murimo tuvuga dukora byatugora kuwukora, kandi turi abanyarwanda bakunda igihugu, ni nayo mpamvu tugisengera. Ariko ndagira ngo nsabe abantu rwose, abari mu Rwanda, batari mu Rwanda, ubu butumwa burabareba. Ijambo ry'Imana twifashisha iboneka muri Esiteri 8:5. Aravuga ati umwami nabishima kandi niba mutonnyeho ibyo mvuga bikamutunganira, nkaba nkundwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukuzaho izo Hamani mwene Hamedata umwagagi yagambiriye, akazandikishiriza kurimbura abayuda bari mu bihugu by'umwami byose. Amen. Ni ijambo rivuze ngo urwandiko bakwandikiye, urwandiko ugendana narwo, Imana irugukize muri iki gihe. Iramutse itarugukijije n'ubundi wakwisanga ahantu habi cyane. Reka mvuge iri jambo abantu baryumve. Inzandiko ziba mu moko abiri, hari urwandiko rugaragara n'urwandiko rutagaragara. Kimwe nuko no mu buzima busanzwe na kontara ziri mu moko abiri. Hari kontara iri ekri, hari na kontara iri non ekri, ariyo bita oral. Amasezerano y'ubwumvikane n'amasezerano yanditse. Hanyuma Satani ntabwo ashobora gukoresha imbaraga zikurwanya akoresheje urwandiko rwanditse, anyuze mu muntu runaka, anyuze mu mukoresha wawe, anyuze mu ki, urwandiko rugutera ubwoba, urwandiko rukugira gutya. Umuntu ashobora gukoresha urwandiko avuga ati ntabwo azigera byarandiho. Nzi umuntu wabwiye muramukazi waravuga ngo nuje nako azakora ubukwe yambajije. Nyamara uwo muntu igitangaje basengeraga mu rusengero rumwe. Imana irambwira, ndayibaza ngo uriya koko arasenga? Imana irambwira ngo bariya ni bene data b'ibinyoma bo Pawulo yavuze. Muramukazi we azakora ubukwe ambajije. Kumubaza bisobanuye ngo hari uko yabigenje. Ko yabigenje ntabwo ari ukwera, n'ukuntu ko mu mbaraga z'abadayimoni. Rwose si urwandiko. Hari umuntu uvuga ngo ntuzigera ubyara ngo ukikire. Rwose si urwandiko. Nubwo rutagaragara si urwandiko. Hari umuntu uvuga ati ntabwo uzakora ubukwe, uzaba ubireba. Hari umuntu uvuga ati ariza ariko ntabwo azigera ayakoresha. Adejeba, hari abana ubu barwaye, hari abana bari kwitura hasi, bari mu mashuri bakagagara. Hari abandi arangiza kwiga bakamera nk'akadebire. Ibi bintu rwose si urwandiko. Hari urwandiko rwa divorce iri kuvuza ubuhuha hanze aha, abantu batabizi bashake bakubita inzandiko. Hari ibintu, hari umukozi Imana weretse kwigisha aravuga ngo Imana ikubitira igaragara ngo reka igire n'ibindi kubitira kure ngo mu rwongorerana. Imana yabikubise bitari byaza. Kuko dukomeze turebere abanyarwanda bari gukora divorce ubutitsa, dukomeze turebere ngo nuko twebwe wenda ingo zacu zifite amahoro. Reka da, none se Imana yaba yaraduhamagariye? Iyera yampamagaye mu izina rya Yesu. Ndatuye ngo umwuka wa divorce ucike mu banyarwanda, ucike. Ariko reka mvuge ngo umuntu uzi ko asenga apfukame cyane. Reka nkubaze, uri umuntu usenga, Satani yamaze kohereza igiteri iwawe ubona gishobora kubyara divorce, urumva ntacyo bitwaye? Ejo bundi hari nabo nabonye ejo bundi bari kurwana hano mu mihanda bavuga intambara zabo, kuko Satani yadutwaye icyo bita kumenya aho twarwanira intambara zacu. Kera iyo umuntu yaterwaga ntabwo yajyaga kwiha rubanda, ahubwo yajyaga imbere y'Imana. Zaburi ya 11:3 haravuga ngo mbese ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Iyo urufatiro rwawe rwashenywe, iyo hari imbaraga yatatse urufatiro rwawe, ntabwo wirukanyira muri social media, ntabwo wirukanyira muri ya mihanda nk'uko abantu bayita, ahubwo wirukanyira imbere y'Imana ukabwira Uwiteka uti byacitse byakomeye. Mbone rero kubwira abantu ngo n'urugo, urugo urwabo nta muhanga wo kurwubaka, umuhanga wo kubaka urugo n'Imana, kuko niyo yatangije umushinga w'urugo. Rero ibi bintu ntabwo abantu babyumva, Manuel, ntabwo abantu babyumva, ariko bakwiye kumenya ko iyera tuvugana nayo, iyera iduhamagara, ni Imana ishaka ko abantu bayegera bagatunga umutima wera,
bakarwanirwa n'Imana ariko nabo bafite ubwo bushake, kuko n'ubundi hari intambara utashobora kwirwanira, ariko wiba utazishobora kuzirwanirira reka Imana ikurwanirire muri kumwe. Yaravuze ngo nkunda abankunda, abantu bashakana umwete bazambona. Uzabona Imana uyihunga, uzabona Imana uba mu kigare cy'abantu badasenga, uzabona Imana agakomye kose kagukura mu buntu bw'Imana, uzabona Imana umeze nk'aho hari ibintu yitezeho. Imana yitwa umuremyi, naho waba waburaye ntabwo bisobanuye ngo uve ku Mana. Kugira intambara nyinshi ntibisobanura ngo ureke Imana. Urugamba ufite ntabwo ruguperimeta kureka Imana, kuko Imana niyo kwizerwa. Oh haleluya, oh haleluya. Aba Bayuda ngo bari mu gihugu cy'Ishushani bahura n'umwanzi wabo witwa Hamani. Uyu mwagagi ngo aravuga ati nzabakoma hasi nzabarangiza, ngo anandikisha inzandiko. Umva ijambo rikomeye we, ntabwo nabura kuvuga aya magambo. Ngo yandikisha inzandiko azijyana, ariko tutaragera ku nzandiko ngo yagiye bwombe aromboka, aragenda abwira umwami, aramubwira ati hari ubwoko nabonye butataniye inahangaha buri mu gihugu cyawe, n'abantu badafatika, n'abantu b'imburamukoro. Uzi ko hari igihe n'abantu bitewe n'ukuntu abantu b'Imana tubaho, ubuzima bumeze nk'ubuhishwe, hari igihe umuntu akureba akakubonamo imburamukoro. Ngo abwira umwami atumva rwose abo bantu ubanyihereye nkabagukurira mu nzira ntacyo byaba bitwaye, yewe data wa twese. Ngo aranavuga ati gihe kandi nubinyemerera ndashyira mu bubiko kuri konte y'igihugu, ndashyiraho akantu ku buryo umuntu wese azabona ko nako kazi nakoze ariko nagatereye inkunga. Ibaza umuntu ugiye gukora akazi akaba ari nawe utanga, akaba ari nawe wishyura. Hano bantu bafite amanyanga, abantu bafite amanyanga, bari abantu ko mbona bateje akajagari, bateje akahe kajagari. Ariko umuntu w'Imana, reka ndirimba kakaririmba, ndafashijwe. Burya umukiranutsi w'Imana burya ararinzwe, afite ingabo zimugose amanywa nijoro, naho yagwana zarambarara ndabarahiye, Imana imwitaho amanywa nijoro n'ukuri. Naho inama zakorwa inzandiko zigasinywa, uwo napfa gupfa ijuru ritabyemeye. Naho inama zakorwa inzandiko zigasinywa, uwo napfa gupfa ijuru ritabyemeye. Nabwo apfa gupfa ntacyo tubaye nta n'icyo tuzaba, uko Imana idukunda turi abanyamugisha. Dore impamvu y'ibyiringiro, haleluya, dufite ibyiringiro bidakoza isoni. Aravuga Hamani, ndashyira mu bubiko bw'igihugu 10,000 ibice by'ifeza 10,000. Ngo umwami yiyambura impeta, aramubwira ati reka genda ubankurireho, ahubwo dore n'impeta n'igihembo, wowe ugiye gukora akazi. Ngo ahita agenda yandika inzandiko rero. Akizandika ngo Abayuda bafashe gahunda yo kujya gusenga, barasenga umunsi wa mbere, barasenga umunsi wa kabiri, barasenga umunsi wa gatatu. Imana iramanuka irababwira ngo nukuri ndirahiriye ntacyo muzaba. Ngo ihita igikundiro gikomeye kuri Esiteri. Ni ijambo rivuze ngo urwandiko wandikiwe hari ikindi kiri burusimbure. Oh haleluya. Urwo rwandiko ruri busimburwe n'icyo bita feva y'ijuru. Ahantu bari barateretse icyo cyangiro, ahantu bari barateretse ibyo bintu, ahantu bari barasize umwanda izina ryawe, Imana igiye kuhatereka feva biturutse no kwemera kwematana n'Imana. Yavuze ngo umwami nabishima, niba mutonyeho nkamugiraho igikundiro rata nategeke. Noneho handikwa inzandiko, Imana ishimwe, ziza ari izisimbura izo Hamani mwene Hemedata yandikishije. Hamani w'umwana w'umuntu, Hamani w'umurokore uri gusenga, Hamani wawe uri kunyumva wowe, Hamani wawe ni Satani. Satani wishe epfo hawe
akica haruguru hawe, akica imbere hawe, akica inyuma hawe, akica, akajya mu rubyaro akica, akajya mu rushako agahonyora, akajya mu by'amashuri akica, akajya mu bintu byose agatsindagira, akajya no mu byo kwizera, mu by'agakiza naho akavangavanga ibintu abantu bafite ni ibintu bivuyanze. Urahura n'umuntu akakuyobya, undi akavuga ati nanjye Imana nayizanye, ati njye nyizanye yose. Umva, mboneraho no kubwira abantu, ejo bundi narababwiye ngo ukubwira yuko Imana ikoze ntabwo ari uzabikora. Please, ntabwo ari uzabikora. Yarakwiye no kukubwira icyo Imana iri kukwibazaho. Reka mbabwire, ejo bundi nagize ubwoba bwanteye n'ubuhe. Abantu bitwa abakozi b'Imana, ariko kandi Imana niyo nyine yabatumye, kandi tuzi neza tudashidikanya ko igishoro gikomeye Imana yashize mu bantu ari ubugingo. None uyu muntu Imana yatumye ku bantu utajya avuga ubugingo, udashobora kuvuga ubugingo, hari igihe koko akorera Imana yera yo mu ijuru. Imana igishoro ifite mu bantu ni ubugingo. None uvuga ko akorera Imana ntashobora kuvuga ijuru, reka yivugira inaha. Mwese muratabawe, muzagendera mu ndege no mu mamodoka. ariko naragenze ndabona kandi ngo ni umukozi w'Imana, kandi Imana yo imutuma. Yaravuze ngo muzasome, si muzarebe icyo uwo bita Barati wigishije uburayi bwose. Imana yaramubwiye ngo bahabwa umwuka wera. Mwuka wera yarababwiye ngo muzasuhuzanye mu ndamukanyo ya Maranatha, muvuge ngo umwami Yesu araza, kandi muzabwira n'iby'ubugingo, mubwira abantu ngo bakomere ku by'ubugingo, kuko ubugingo nibwo buzabona Imana. None abantu niba batavuga ubugingo kandi ari abakozi b'Imana, batumwe nande ku bugingo aribwo ngo niyo muturimo ngo ubwo ngo buraniha, ngo noneho ngo na Kristo ngo nawe akabatakira akavuga ngo Aba Data. None reka mbaze, umuntu yitwa umukozi w'Imana, Imana yatumye ubugingo mu bantu, none ntavuga ubugingo, ubwo ntiyahinduye misiyo? Misiyo yarayihinduye, cyangwa se yaretse misiyo y'Imana afatiye? Ibi bintu iyo tubivuze abantu bahita bavuga ngo hari abo ngo duteye amabuye, ngo hari abo turebye ngo nitwemera abandi. Ariko ndakwemera wazanye ibintu bipfuye. Ntabwo makana yuko ibitangaza bitabaho, nta nubwo makana ko Imana idatanga amazu n'amamodoka. Ariko se mwa abantu b'Imana, abantu bafite amazu n'amamodoka ni abarokore gusa? Hari n'abarokore benshi ahubwo babuze uko babigenza. None niba ibyo bintu uvuga, Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana muri Matayo no gukiranuka, ibindi byose muzabyongerera. Biravuze ngo ibyo tuvuga ni inyongezo. None ni gute wahawe misiyo yo kuvuga inyongezo? Umuntu wajya mu isoko agiye kugura inyongezo ninde? Mu isoko bagura ibigurika, ahubwo waba ugiriye feva kuwo mwaguze akakongeza. None abantu barashaka ngo bagure inyongezo. Tuze ubu duteranye igiterane cyo kubwira abantu ngo nimuze mufate inyongezo? No, ducuruze inyongezo. Tubwira abantu ko Imana itanga inyongezo, ahubwo tuzabwira abantu ko Imana ikiriho itanga n'ubugingo. Amen. Noneho tubwira abantu ko niyo umuntu amaze kugera muri Kristo Yesu ntabwo birangirira aho ngaho. Ntabwo Imana ishaka ko tubaho ibyangwe, ishaka ko tuba mu buzima ninaha. Mboneraho no kubwira abantu bakura inzira ku murima. Kubaho mu buzima nta kintu ukora ngo ukigeraho, nabwo ni umwuka w'abadayimoni. Ukwiye gusaba Imana ikagukora ku maso, kuko iby'inaha ngaha wumva ushobora gutera umugongo nabyo urabikeneye, kuko nutabibona ngo ube inaha mu buzima bushobora gutuma wihaza, n'ubundi uzahemuka, n'ubundi uzacumura, n'ubundi uzagorana, n'ubundi uzaba ikibazo mu itorero, n'ubundi muri sosiyete uzaruhanya. Kubera iki? Aho uparitse ni habi, bahita muri danje. Abantu bati none se ubwo abakene n'abameze nabi n'abashomeri ubwo ntago bavuzeho nabi? Reka da, Bibiliya yaravuze ngo mushakashaka. Umuntu wese rero niye kwicara ashakashaka, we gutega amaboko abantu ushakashaka. Umuntu naguha ntuyafate ngo yagire manu, uvuge ngo manu ntirazwa. Ninde akubwiye ko ayo mafaranga atarazwa? Wagiye Nyabugogo aho abandi bakora, ntibari kwirwa bakatira abantu ibibanza bavuga bati ngaho ngwino wowe ikibanza cyawe ngiki, nawe genda. Se bundi kuki udashaka kubyuka nawe saa 9 nk'abandi, nawe ngo wirukanka ujye gushakira? Ahubwo nibura niba bari n'ugufasha agufashe ashingiye ko nawe hari initiative wagize. Genda. Bibiliya yaravuze ngo mushake muzabona. Mushake muzabona. Byuko wiruke, wirukanyira uwo muryango wawe.
ahubwo ubwira Imana ngo mumugisha. Ikindi jambo riravuga ngo nzabaha umugisha w'amajya n'amaza. Ikindi riravuze ngo abakirani muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. None se amaboko yawe niba udashaka ko akora gute se? Ko rero cyo kugubwa neza ko abakiranutsi bagatungwa n'imirimo y'amaboko ntabwo kikureba, kandi wari uje mu ruhando rw'abakiranutsi. Urumva kera wamaze kudeviya imvugo y'Imana. Abantu rero nibareke kunyopforaho akabaranja gahuje n'irari ryabo. Abantu nibemere ko bakwiye kugendana n'Imana nk'uko ishaka. Yavuze rero ngo umwami niba bishimye akaba nk'abamutonnyeho niyandikisha inzandiko zikuzaho izo Hamani yanditse. Reka mvuga ibintu bitatu, mvuga izi nzandiko nari ngiye ntazivuze we mana we. Izi nzandiko zijyana n'imyambi. Ni imyambi ibabaza. Imyambi igira gute? Ibabaza. Iyo myambi ibabaza, reka mvuge kuri itatu gusa. Turavuga dufite umukristo witwa John Bunya, ari we wanditse igitabo cyangwa se cy'umugenzi. Bibutse ko uyu John Bunya abantu ntibajya bamumenya, ariko ni umukristo wabayeho. Hanyuma ahubwo yandika igitabo kugira ngo abantu bazajyanira mu rugendo rujya mu ijuru bazakifashishe nk'umuyoboro. Uyu John Bunya avuze aho bita mu gikombe cyitwa mucishwa bugufi, hari n'igikombe cyitwa igicucu cy'urupfu, hari n'igikombe cyitwa mushidikanyamana. Ibyo bikombe byose yabinyuzemo. Mbonera kukubwira ngo ushobora kuba uri muri kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa uri mu gisa nabyo, ariko ngira ngo ubwire ngo hari imyambi Apolloni yamurashe myinshi itandukanye, ariko ikomeye ni itatu niyo nshaka kuvugaho. Yamurashe umwambi wa mbere, yamurashe umwambi yamurashe wo mu mutwe. Umwambi wo mu mutwe bisobanuye ngo yari ari guforomata ibyiringiro bye. Aramurasa aravuga ati ibintu byo kuvuga ngo hari ibyo wizeye ngo hari ibizakoreka, bya ndirimbo ngo nimuze turebe imbere tutegereze igitondo twiringira Imana yacu nizakora imirimo. Iryo yarambaze kuricamo kabiri. Amurasa umwambi wo mu mutwe wo guforomata ibyiringiro no kumucanganyukisha nk'utazi Imana. Uba hari abantu barashwe ku buryo bacanganyukiwe nk'abatazi Imana, ariko nongeye kukubwira ngo Satani ntakorase nawe ngo ucanganyukirwe. Imana iracyari mu kazi. Hari inzandiko, kandi izo nzandiko ziri busimburwe na feva y'Imana. Hari aho utakandagiye uri bukandagire. Aleluya. Ndafashijwe Imana, ndafashijwe. Soma Imana ishimwe. Umwambi wa kabiri yamurashe umwambi wo mu biganza. Umwambi wo mu biganza yarashatse kumubwira yuko ibyo yakoze byose akorera Imana yaruhiye ubusa. Birya byose wakoze ko wabikoze n'ubundi se ukaba ugiye kugubwa nabi, ko wabikoze abadayimoni bakaba bakwirukankanye, ko wabikoze none ukaba ugiye gupfa nabi, ko wabikoze none bakaba bagutereje cyamunara, ko wabikoze none umwana wakaba adakoze ubukwe, ko wabikoze none nawe ukaba ugiye gupfa, ko wabikoze indwara ikaba itarakize, ko wabikoze ukaba wangara ugiye kuzapfa ubungana karago. Ikindi si ibyo byonyine gusa, ntabwo ari ukumubwira gusa ngo kuri iyo mirimo wakoze hoye no kumubuza kwakira, kubuza ibiganza bye kwakira ibifatika, kubuza ibiganza bye kwakira kubera ko bijejeta. Hari igihe ibiganza Satana birasa bikajejeta, icyo byakiye kigaca mu myanya y'intoki kubera ko yarabitobaguye. Wakiye cyose kikanyerera, cyo bita umwuka w'inyatsi. Cyukozeho cyose kikagenda, cyukozeho cyose kikagucika. Aho uhagaze ukabona urahavuye, akazi ntukamaremo kabiri. Umusore yaza agahita agenda, kandi ubona wari wagerageje, warimbye, wisize, wipodoye. Ayiwe data we, ukabona urugo wari wubatse ugira ngo urahiriwe, urasubijwe, ukabona rurimo induru amahwa gusa. Kavuga ati ibi ni ibiki? Ibiganza bikaba birajejese, cyo wakiraga cyose kikaba kaga n'amakuba. Aho ukandagiye hakaba ibibazo, aho wibwiraga ko hari umugisha ugashora imbaraga, wajya kubona ukabona ubonye ubushobozi bungana urwara. Uwo ni umwambi wo mu biganza. Umwambi wa gatatu ari nawo ndaza gusorezaho, yamurashe umwambi w'ibirenge, ashaka kumubwira ko imisozi yatereye yapfuye ubusa. Ayo wasenze ntacyo yamaze. Use ko wasenze urabona abadayimoni batakugereye, use ko wasenze abana bawe bakaba batsindwa, use ko wasenze none kaba bimeze gutya. Ariko nagira ngo mbabwire ngo dufite Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Icyakora abantu bo bakwibagirwa, abo twakoranye bakwibagirwa, abo twagendanye bakwibagirwa, abo twitangiye bakwibagirwa, abo twafashije bakwibagirwa, ariko Imana sinimayi de gome nestifa ntabwo yibagirwa. Hanyuma ngo kandi ikindi
ngo yashaka kumubwira ko ndetse ngo yashaka kumubwira ko hari amasezerano atazakandagiramo kubera ko yarashwe. Hari igihe umuntu ageraho agafata n'iby'ukuri. Mumbonereho no gushyira abantu mu mucyo. Umuntu ubungubu niyo umuhaye ubuhanuzi asigaye avuga ati buse nawe waravangiwe nka wa wundi bwashize. Sikibaza ko bibiri vanga iby'umwuka bigenzuzwa undi mwuka abikuye. Ngiye kumbwira yuko uyu muntu runaka yavangiwe nabyumva, ariko umbwira ko nawe ari umwuka ubikubwiye ko iby'umwuka bigenzuzwa undi mwuka. Naho nubimbwira umbwira gusa kurebereye mu ruhu, mu maso y'inaha, mu bwenge wize muri siyanse na tekinoloji, bintu like ntago ndi bubyemere kuko nzi neza siyanse nanjye narayize, ngende umuscientifique, teolojiya narayize, nize filozofi, nize analize, nize psychology, nize igiheburayo, nize ikigiriki, nize n'ibindi. Ariko ibyo bintu ntago birondora umwuka. Oya, ntago birondora umwuka. Kandi nabaye n'umuhanuzi. Ndi umuhanuzi ndabyemera. Yes. Ndi umushumba ariko udahakana ko ndi umuhanuzi. Ntago mbihakana. Kandi rwose ntawe nahanuriye uzantera ibuye. Mu myaka maze irenga igera muri 40 ntawe ndahanurira ngo mubwire ngo none se ngo duhurira. Ntawe ndahanurira ngo mubwire ngo urahame igitambo. Ni nayo mpamvu bivuga ndi proud ko sinakuyobya ko ntacyo nkugamijeho se. Nzi gukoresha amaboko yanjye nkabaho. Yesu Kristo Paulo yajyaga babwira ngo turamutse dukoresha iby'ubwenge twabarusha, ariko aravuga ngo natwe tujya tubaha amahema ngo tutabe ikibazo mu bantu. Natwe rero tuzi gukoresha ubwo bwenge twize, tubukoresha nk'abandi banyarwanda bose, icyo gora tukibuka ko dufite n'umuhamagaro. Tukagaruka hanga kubwira abantu ngo Yesu aracyaca inzandiko akandika izindi, aracyakiza amakuba akaruhura abantu, aracyahoza amarira bari mu kaga, aracyatabara, aracyahindura amateka, aracyomora ibikomere, aracyamenya ko twarashwe akadutabara. Mu Kristo amaze kumenya ko yarashwe, icyambere ngo yabashe gushaka kujya ku musozi ngo yomokeraho, komorwa. Yahuye inshuro zigera kuri 7 na Mutabazi nka ruwa rugendo. Kandi ikintu cya mbere Mutabazi yamukoreraga bwabaga ari ubutabazi nyine bwihuse. Imana igutabara izindutse nshuti y'umusaraba. We kongera kurorongotana no gutakaza ibyiringiro. Hari n'abantu bamaze kubihirwa n'ibintu bya Kristo, ariko nimubihirwe. Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwari, aracyakiza, aracyabohora, aracyaruhura, aracyatanga amahoro, aracyatanga agakiza, aracyambika imbaraga, aracyavuga bikaba yategeka bigakomera. Imana ishimwe. Murakoze. Ndumva twasenga Manuel, reka dusengera abantu. Umuntu wese ukeneye ko Yesu amugirira neza, wumvishe ubu butumwa, abwire Yesu ngo hari inzandiko nanjye mfite, izandiko zigaragara cyangwa zitagaragara, Yesu zose arazica akaguhindurira ubuzima. Ibyo abantu bazi nibyo batazi, Yesu Kristo arabihindura. Ndifuza ko abantu b'Imana bongera bagasubira muri mudu. Mureke gukomeza gutuka iby'Imana kandi mukomeza kubikenera. Oya, nta wivumbura ku mubyaza akibyara. No, Imana iracyakenewe. Imana idufashe. Kandi reka mbabwire, nimukomeza kubivuga gutyo, rimwe na rimwe muzageraho mubyigize ku ruhande. Nyamara reka nkubwire ngo agaciro k'ikiraro ukamenya ugarutse kwambuka ugasanga ikiraro kitagihari. Ibi turimo turwana nabyo twari dukwiye kubiprotokora bigasa neza, kuko hirya hangaha abantu bazabikenera. Kandi nubikenera warabikubise ukabijugunya hari, bizakugora kubihendahenda. Hari umuntu muri Bibiliya nabonye witwa Sawuli, we yirukankanya abantu b'Imana biwukeye yakenera ijwi ry'Imana araribona, ajya kuraguza. Agezeyo baramubwira ati neko se nkawe tuvuga ko uje gushikisha, ariko ko weje wiyoberanyije nkawe koko muragira ngo hano bima, muragira ngo tusubira muri icyo gihe. Imana idufashe. Umuntu wese wumva Imana kandi akayumvira akwiye kumenya iki mushakaho. Imana iduha n'umugisha. Ndabakunda kandi nzakomeza kuza mvuga ijambo ringana n'uko umwuka mpaye. Nongere mbabwire ngo ntago tuzabatenguha, ntago tuzatubura, ntago tuzatwika. Tuzavuga Kristo wapfuye akazuka. Uwo nguwo niwe tuvuga, niwe duhamya, kuko twaramubonye kandi tugira neza. Mwami Imana yacu turagushimiye. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ibohora. Cinzandiko kuraho iby'abadayimoni bari barubatse, ibiterabwoba by'abazimu, reka uyu munsi bikurweho. Hamani yaranditse, ariko nawe uri Imana yandika. Dukujeho inzandiko z'abazimu,
turavuze ngo wongere ugire neza abantu bawe, kandi ijambo ryawe ribe rizima mu mitima yabo, bagwize imbaraga, bagubwe neza, bakire kugirirwa neza nawe. Urakoze kukumva gusenga, cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka mvuge ko nk'umuntu wo kuri kunda ubwenge ashobora gukenera inama cyangwa tumusengera, katubaye telefone kugira ngo nicyo cyari kigezweho rwose. Murakoze. Ni 82 07 82 64 60 89 07 82 64 60 89. Hanyuma utari mu Rwanda, ari mu bihugu bitari byo mu Rwanda, mbere y'uko ushyiraho iyo mibare mvuze imbere ushyiraho guteranya 25. Iyo nimero iboneka kuri WhatsApp, iboneka kuri call isanzwe, wamagaye bisanzwe, aho wayishaka hose iraboneka. Imana iduhane umugisha. Murakoze. Murakoze nawe.